uwacunguye tumuvugirize impundu nyinshi w'Umwami. Munyumve neza, muri we twabonye agakiza, muri we twabonye uburuhukiro, muri we twabonye isabato yacu, muri we twabonye ubuzima bw'iteka, muri we nta rubanza ruzaducirwaho, muri we twabaye kuba abana b'Imana. Ese hari umuntu wavugiriza akaruru w'Umwami? Tumuzamurire ibiganza w'Umwami. Turagushimye uwera wa Isiraheli. Amajwi yacu arazamutse twese tuvuga ineza yawe. Abamama n'abakobwa bari kuvuga ineza yawe, abasore n'abagabo bari kuvuga ineza yawe. Warakoze kubw'umurimo wakoze ku musaraba. Uyu munsi turabyina, uyu munsi turanezerewe, atari uko twanyoye ahubwo ari uko twuzuye umwuka wawe wera wadusigiye. Twahinduwe abana b'Imana, nta rubanza tugicirwaho, imitima yacu iguwe neza, nta bwoba bw'ubuzima dufite, nta bwoba bw'iherezo dufite, kuko tuzi ko muri Kristo Yesu twahindutse ibyaremwe bishya. Uwo ni umurimo uzatuma tukuvuga, uwo ni umurimo uzatuma tuguhimbaza, tukuzamura ibiganza tukubwira ngo urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, kubw'ubuzima waduhaye, kubw'Imana y'ubuzima waduhaye muri Kristo Yesu, kubw'Imana yo gukiranuka waduhaye. Munyemere twongere tumuvugirize impundu nyinshi wa Mwami. Kuko nzi rwose aho ntwara ari heza, imbere ya ndumva amahoro menshi, ntabwo bafi aya bw'umwijima wo namara. Kangusaba ahantu uri ufungura umutima wawe. Kuko nzi rwose, kuko nzi rwo mela soparia daraba vente kimalia selema alekanto prahadia valahada. Hey, ndumva amahoro menshi, oh ntabwo bafite bw'umwijima wo amaramashe mela sole barianda laba. N'ibiganza byacu bizamuye. Yego, yego, oh, oh na ramashe kuguko. Yego, yego, melazi pareka dia parada namaramashe kuguko. Urakoze Mwuka wa Data, vugana natwe mu ijambo ryawe, uduhindurire kuba bazima muri Kristo Yesu. Twiteguye kwigishwa nawe, twiteguye guhindurwa nawe, twiteguye gukorwaho nawe Mwami. Tugukomeye amashyi menshi tugushima mu izina rya Yesu. You may be seated. Kuko nzi rwose aho njyana ari heza, imbere ya ndumva amahoro menshi. Yo 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 yo, umwijima umwisi namaramaje kuguko. Ndebera mugenzi wawe mubwire ngo iri joro ni iryawe mu izina rya Yesu. Come on, muhanurire munyeganyeze umubwire ngo iri joro ni iryawe mu izina rya Yesu. Hallelujah.
twakongera yemwe tugakomera Yesu amashyi menshi. Amen. Ndanezerewe kuba hano, ndanezerewe gutaramana namwe rino joro, kandi ndabizi ntashidikanya ko iri joro rigiye kutubera ryiza mu izina rya Yesu. Waraye amajoro menshi, ariko iri joro hari ikintu rigiye gukora ku buzima bwawe. Nimba ubyizeye vuga cyane ngo amen. Nimba ubyizeye vuga ngo amen. Ndashima Imana cyane kuba twarabanye iki cyumweru cyose. Ntago byari byoroshye, ariko turashima Imana ko yabanye natwe. Hari abo twari turi kumwe kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi. Abo twari turi kumwe kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi, tuvuge ngo amen. Yes, ndibaza twaragize ibihe byiza. Turashima Imana kubw'ubuhamya bw'abantu benshi. Hari abagiye banyandikira, hari abandikiye Ruhangara, abandi bagiye bandikira abantu bakabimbwira. Nukuri Imana ibaho umugisha. Turashima Imana kubw'indwara zakize, turashima Imana kubw'imbaraga z'Imana zagaragaye mu buryo budasanzwe. Kandi uko Imana yahoze cyangwa se uko Yesu yahoze niko ari, ni nako azahora mu izina rya Yesu. N'iri joro arongera akora ibikomeye mu izina rya Yesu. So rero ndashimira cyane ubuyobozi bw'itorero, kandi ndanezerewe cyane kuba barangira icyizere kugira tubane iyi minsi. Ndasoza rino joro, kandi ndizera ko Imana izagenda dutera iteka tuzaza tubana mu izina rya Yesu. Munyemerere duhuze ibiganza dushimire Bishop na Mama Bishop. Imana ibahe umugisha kuba mwarangira icyizere kugira ngo tubashe kugaburira abana b'Imana ijambo ry'Imana muri no minsi uko ari 5. Ndashima Imana rero ku buyobozi bwose bwa Foursquare. Imana ibahe umugisha kuba mwarangira iki cyizere. Munyemerere dushimire Revera Kado twese amashyi menshi kuri uyu mugabo w'Imana. Thank you so much Pastor. Uyu mugabo ni umugabo mwiza, murabizi, kandi arakijijwe. Pastor urakoze cyane, nukuri ugize neza. Imana igumuceka, tumukomera amashyi nanone. Pastor Ben na Madame, Imana ibahe umugisha mwese. Nukuri ubuyobozi bwose bwa Foursquare, Imana ibahe umugisha cyane. Nishimye kubona Josh. God bless you my brother. Thank you so much. Hari n'umukozi w'Imana Apotre, tumukomera amashyi menshi. Imana iguhe umugisha. Amen. So kuko inyuma yanjye rero hari Apotre, bwira mugenzi wawe ngo ufashwa vuba vuba. Apotre ataraza avuga ngo ufashwa vuba vuba. Ese ko wagira ngo mwicaranye mufitanye ibibazo? Murebe mubwire ngo gahunda no gufashwa vuba vuba mu izina rya Yesu. Yes. Imana ibahe umugisha. Reka mbasabe twese dutuze, telefone yishyire kure, ubundi ukurikira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Kandi azi ko ari Imana igiye gukora mu ijambo ryayo. Hari abantu bakunda ijambo ry'Imana bari hano? Ndabona ibiganza bike. Hari abantu bakunda ijambo ry'Imana bari hano? Bavuge ngo amen. Yes, munyemerere tugendane urugendo rutoya, ubundi tuze gukomeza n'igitaramo. Tumaze iminsi tuganira ku mbaraga z'umwuka wera. Bishop yarampaye topic ivuga ngo experiencing the power of the Holy Spirit, cyangwa se ku experiencing cyangwa se kugendera mu mbaraga z'umwuka wera. Ku bantu twari turi hano kuva kuwa mbere, natangiye mvuga ku mwuka wera, nasobanuye umwuka wera niki, mvuga ku bintu bigiye bitandukanye ku mwuka wera, mvuga imirimo 3 cyangwa se ministeri 3 zikomeye umurimo w'Imana akora mu buzima bw'abizera. Ndibaza twarabiganiriyeho. Ku munsi wa kabiri tuvuga ku bijyanye no kuvuga mu ndimi, cyangwa se kuvuga mu ndimi icyari cyo, mbere ku buryo cy'umwuka w'Imana iyo yimpawarinze umukristo, number 1 amuhereza ururimi rw'umwuka kugira ngo aboshe uburyo akominikana na source yawe cyangwa se inkomoko yawe. Kwa kabiri ibyo twavuzeho. Kwa gatatu turakomeza turareba niki kibuza abantu ku experiencinga imbaraga z'umwuka wera. Ndajya mwese mukurikire please, ntiyagira urangara. Iyo umuntu ahagaze imbere mwese ababareba, please dukurikire. Kwa gatatu dukomeza mbereka niki kibuza abantu kuzura umwuka wera, cyangwa se ku experiencinga cyangwa se kugendera mu mbaraga z'umwuka wera. Twabivuzeho kwa gatatu. So kwa kane ntangira aribwo umusibo ejo, ntangira nabwo mbereka noneho iyo umuntu amaze kuba empowered n'umwuka wera, iyo umuntu amaze kuzura umwuka wera,
abaho ubuzima bumeze bute. Ejo nibwo twatangiye mbereka iyo umuntu amaze kuzura umwuka wera, amaze kwakira empowerment y'umwuka wera, agendera mu buzima twise supernatural power, cyangwa se agendera mu buzima bw'imbaraga z'indengakamere. Abera tuvuge ngo amen. So rero ejo nibyo twavuzeho, ubwo mbagerageze gukora gasamari gateya kugira ngo mwumve ko twagiye twiga inyigisho zikurikirana. Mbone no kubikangurira abakristo muri rusange, nugira umugisha ujye usubira inyuma ukurikirane inyigisho, cyane cyane ku batari bahari, ariko namwe wari uhari ugomba gusubiramo kugira ngo ukomeze kwiga mu izina rya Yesu. So ku munsi w'ejo rero twavuze ku mbaraga z'umwuka wera, cyangwa se kugendera mu mbaraga z'indengakamere, supernatural power. Ejo kuwa kane ibyo twavuzeho nababwiye ibintu by'ingenzi, mbabwira ko ubuzima bw'umukristo buri muri riske ikomeye iyo ugenda muri ubu buzima, muri ino si imeze gutya, iyo ugenda utagendera mu mbaraga. Nababwiye ko imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye, izo mbaraga ntabwo yazijyanye mu ijuru, yazisigiye twebwe abizera. So twareberaga hamwe ni gute rero nk'umukristo yabasha kugendera muri izo mbaraga mu izina rya Yesu. Tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. So ejo rero mbabwira ikintu twasorejeho, nshaka kugira ngo aricyo mperaho ubundi mvuga icyo Imana yashyize ku mutima uyu munsi, and then tuze gusenga, ubundi tuze gukomeza gahunda. Ndebera mugenzi wambwiye turaje dusenge mu kanya. Murebe mbwiye turaje dusenge mu kanya. Yes. Now twavuze ko imbaraga z'indengakamere, nimba twabivuga gute, cyangwa se supernatural power. Kubera iki abizera dukenera supernatural power? Ni kubera iki twebwe abizera Kristo dukenera imbaraga z'Imana kuzigenderamo? Tuvuge cyane ngo amen. Telefone zishyire ku ruhande ndi kubareba, telefone muzishyire ku ramunde, amaso yose nandebe. Tuvuge cyane ngo amen. Aho ni 10% zamukaho gatoya, aho ni 30% zamuka 40 mu izina rya Yesu. Zamuka 50 mu izina rya Yesu. Zamuka 70 mu izina rya Yesu. Zamuka 80 mu izina rya Yesu. Zamuka 90 mu izina rya Yesu. Ngaho twuzuza 100%. Amen. So twavuze ko impamvu ya mbere ikomeye, please mwese mundebe, impamvu ya mbere ikomeye umukristo akenera imbaraga z'indengakamere, cyangwa se mu kinyarwanda ivuze z'indengakamere umuntu ashobora kumva ibindi, ariko twavuze ko imbaraga z'ubumana, imbaraga cyangwa se divine power, ni itegeko nk'umukristo kugira ngo ubashe kuzigenderamo. Twavuze ko biri riske cyane mu gihe isi iri kuba nabi, mu gihe Satani ari gukora cyane. Ni byiza ko nk'umwana w'Imana ugendera mu mbaraga z'Imana. Ni byiza nk'umwana w'Imana ukutaba umukristo w'amagambo gusa, ahubwo uba umukristo w'imbaraga. Iyo ubaye umukristo w'imbaraga, isi y'umwuka irakumenya. Iyo ubaye umukristo w'imbaraga, n'umudayimoni wese mwahura abasha kukumenya. Tuvuge cyane ngo amen. Muribuka abana baskewa, umuntu uri kuri sound ashobora kunzamuraho gato ya returu kugira ngo managing ijwi ryanjye. Muribuka abana baskewa ngo bigeze kujya kwirukana daimoni. Bageze imbere ya daimoni, daimoni irabareba ibaseka mu gifaransa, irababwira ati mwebwe Paul muvuga uwo nguwo tugize gute? Aha, Petero uwo muvuga tugize gute? Turamuzi. Mwebwe muri bande? Mu yandi magambo barakingaga za mbaraga nahoze mvuga. Tuvuga cyane ngo amen. So igihe cyose uri umukristo uri powerless, cyangwa se uri umukristo udafite imbaraga, ibije byose bigufataho imbaraga, ibije byose bigufataho authority. Nta gahinda kabaho nko kugira abakristo batuzuye imbaraga z'umwuka wera, batagenda mu mbaraga z'umwuka wera. Indwara zirababonerana, abadayimoni barababonerana, amarozi ni wowe abonerana. Kubera iki? Uri umukristo ariko nta mbaraga ufite. Muri hano yemwe? Murahari? Yes. So ni byiza rero nk'abana b'Imana kumenya imbaraga z'Imana. Ni byiza ko tuzicarana. Niyo mpamvu Yesu mbere ko ajya mu ijuru yazamuye abigishwa be mu byakozwe n'imice cya mbere umurongo wa 8. Hari ngo muzamuke mujye mu cyumba cyo hejuru, mutegereze ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera aragira gute? Mu yandi magambo bari barigishijwe,
bari bababonye imirimo Yesu yakoze. Ariko ngo mbere yuko mugenda mukajya mwisi mbi, mwisi yanduye, mwisi y'abarozi, mwisi y'abagome, mukeneye kujyana izindi imbaraga. Hagira umurokore uvuga ngo imbaraga. Najya nkubwire ngo ukeneye imbaraga kugira ngo urugo rwawe rumere neza, ukeneye imbaraga kugira ngo akazi kawe kamere neza, ukeneye imbaraga kugira ngo business yawe ihagarare, ukeneye imbaraga. Mama, ukeneye imbaraga kugira ngo urere bari abana. Papa, ukeneye imbaraga kugira ngo ubashe gutunga urugo rwawe. You need power. Hagira abakristo vuga ngo power. Tuvuga icyongereza ariko utsinde Satani, vuga ngo power. Yes. Ukeneye imbaraga. Twavuze rero ikintu gikomeye cyane, kubera ko abakristo benshi bemera Yesu, bavuga Yesu. Iyo usomye muri 2 Timothy chapter 3 cyangwa se Timotheo wa kabiri ibice 3 ku murongo wa 5, harimo ikintu twavuze ejo, biravuga ngo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Dusubiremo. Having a form of what? Godliness, but denying the power. So, bemera Imana. Aba ni ubwoko bw'abakristo. Bemera Imana, bavuga Imana, bizera Imana. Byose baravuga ngo ni Imana. Banavuga ko ishoboye, bavuga ko ikiza. Ariko ku yindi side, bikagaragara ko bapinga imbaraga z'Imana. Dufite abantu babayeho gutyo, bemere ko Imana ikora, ariko Imana yabitangiye gukora. Buri muntu wese agatangira zira mbaraga zavuye Nigeria. Nibyo bibazo dufite mu macaca z'uyu munsi. Ugasanga Imana ikijije umuntu nta kugira ngo tuyihe icyubahiro. Buri muntu aherutse Nigeria, aherutse hari imiti bamuhaye. It's as if uyu munsi Satani dusigaye tumuhimbaza ko afite imbaraga kuruta Imana yaduhamagaye. Biravuga ngo Yesu ko yahoze ngo niko ari, kandi ni nako azajya gute, ni nako azahora. Yesu ntago yahindutse abantu b'Imana. Tumaze kubiririmba mu kanya ngo Yesu na nubu aracyagira gute, aracyakiza. Iyo akiza rero ni imirimo n'ibitangaza bigaragara ku buzima bw'abantu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ndagira ngo mbabwire iki kintu mbere ko nkomeza inyigisho yanjye, ubwoko bw'Imana. Na nubu ngubu mu gihugu cyacu Yesu aracyakiza. Na nubu ngubu Yesu aracyaruhura. Na n'uyu munsi indwara ziracyakiza. Na n'uyu munsi Yesu aracyagira neza abakunda. Tuvuge cyane ngo haleluya. Zamuka cyane uvuge ngo haleluya. So si dini, si bindi, ni imbaraga z'Imana. Iyo abakristo rero batakaje imbaraga z'Imana, bahinduka bavuga gusa. Iyo abakristo batakaje imbaraga z'Imana, iyo abakozi b'Imana batakaje imbaraga z'Imana, bazana ibiheburayo n'ibigiriki, ariko imbaraga ntazo. Ndebera mugezi wambwiye ngo ukeneye imbaraga, ubimubwiye nkaho mufitanye ibibazo, munyeganyize ngo ukeneye imbaraga. Ukeneye imbaraga. Nimba ari ikintu naje nsenga ndi kwinginga Imana iri joro, utaha Imana yujuje imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwawe. Ugisohoka hano abadayimoni bakubona bahinda ubushyitsi, ugisohoka hano indwara zikubona zivuga ngo uyu ntitwamukinisha. Kubera iki? Wuzuye imbaraga z'umwuka wera. Nta gahinda nko kubona umukristo abadayimoni basuzuguye. Umunsi umwe twari turi gusenga ahantu ntashatse kuvuga, ndi kumwe n'abakozi b'Imana turi gusengera umuntu. Dayimoni aratangira aravuga, ntaho njya. Noneho pasa mbwira uwacu twari turi kumwe, wahe wacu, ndamubwira ati irukana dayimoni, kuko bari begeranye. Ahita ambwira ati iyi ngiyi irakomeye. Nta gahinda nko kubona umukristo dayimoni zajwigirije, kandi witwa ngo ufite Yesu uri muri wowe. Biravuga ngo ubarimo arakomeye kuruta. Mu by'ukuri dufite intsinzi, ariko ntago tubayeho ubuzima bw'intsinzi tubonera muri Kristo Yesu. Something is wrong with our salvation. Hari ikintu kitagenda neza na understanding yacu, cyane cyane ku understanding a salvation n'uwo murimo wakoretse muri twebwe. Umunsi umwe hari umukozi w'Imana wampaye iyo nkuru, bari bagiye Burundi, bari mu giterane, bari gusenga, umuntu afatwa na dayimoni.
Pastor Ben afashwe na daimoni aratangira aravuga yari daimoni y'indundi. No daimoni y'indundi riseriye. Umva icyabaye tuvuge ngo amen. Tuzamuke kandi tuvuge ngo amen. Uwo muntu wafashwe na daimoni bari muri groupe benshi bari gusenga atatangira aririmba ngo mbonyo mitancanjamo. No uwa mbere ubonyo mitacanja abaye ari nge abaragiye akurikiwa kabiri. Uwo mugabo yasigaranye n'umucecuru umwe wenyine kubera iki abandi batinye mbonyo mitanca. Mbabwije ukuri uyu mwanya cyangwa se uwo muntu mwegeranye nuko nta daimoni iri hano ariko afashwe mwabona uburyo tubyiganira dusohokera hari. Uzi impamvu dufite Kristo twicaranye zahabu twicaranye ubuzima ariko kubera kutabugira ubumenyi buhagije tubayeho mu bubata tubayeho Satana tuganza nkaho kugira ngo twebwe tumutsinde. Ariko iri joro mu izina rya Yesu uraza kwakira imbaraga z'umwuka wera ku buryo Satana azaza kubona avuge ngo singomba kuba impande y'uyu muntu. Tuvuge cyane ngo haleluya. So now ukeneye imbaraga isi iri kuba mbi ubugome buri kwiyongera ukeneye imbaraga kugira ngo ukomeze uri umukristo udakomeretse. Ukeneye imbaraga bakozi b'Imana ukeneye imbaraga kugira ngo ukomeze ubwirize ubutumwa bwiza bidashingiye ku bikomere. Ukeneye imbaraga baririmbye mukeneye kuramya Imana n'imbaraga mudashingiye ku bikomere. Ndabira mugenzi wangu ukeneye imbaraga nyamara ukeneye imbaraga. Ejo twavuze ikintu turavuga ngo kubera iki dukenera imbaraga. Twavuze ko dukenera imbaraga kugira ngo dutsinde imbaraga z'umwijima. To subdue the forces of darkness and unfavorable conditions that fight against our destiny and our peace. Nababwiye ko dukeneye imbaraga z'umwuka wera muri twe kugira ngo tubashe gutsinda imbaraga z'umwijima zibasha gutera ubuzima bwacu ndetse n'ejo hacu hazaza. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ahantu hose reka mbababwize ukuri ahantu hose turaterwa hirya no hino turaterwa ariko ukeneye imbaraga kugira ngo utsinde uburiganya bwa Satani. Ukeneye imbaraga kugira ngo ukubite hasi buri gihome cyose cy'umwanzi gihagurukiye ubuzima bwawe. Ejo ndibasa twarabiganiro bihagije tugira n'umwanya wo gusenga. Uyu munsi ndifuza kuvuga icya kabiri kubera iki dukenera imbaraga z'umwuka wera. Ndashaka kuvuga icya kabiri iminota mikeya ubundi tugasenga mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Kubera iki dukenera imbaraga z'umwuka wera? Kubera iki dukenera kugendera muri supernatural power? Impamvu ya kabiri ndajya mukurikire neza nanditse hano. Impamvu dukenera imbaraga is to fulfill our God's ordained assignment and to advance God's program on earth. Ndasubiramo nukugira ngo twuzuze ordained assignment nukugira ngo twuzuze umuhamagaro wacu cyangwa se purpose Imana yaduhaye. Mu Kinyarwanda nago hari umugambi Imana yashize ku buzima bwacu, hari plan y'Imana ku buzima bwa buri muntu. So kugira ngo wuzuze icyo Imana yakuremeye, voilà, kugira ngo wuzuze icyo Imana yakuremeye ukeneye imbaraga. Navuze hano ukeneye imbaraga kugira ngo wuzuze icyo Imana yakuremeye no kugira ngo utware cyangwa se ugende mbere cyangwa se wadifensinge imbaraga, I mean God's program on earth. Hari imipango Imana ifite gukora mu gihe cyayo. So ni wowe ugomba kugira ngo ugende uyihetse. So mu yandi magambo kugira ngo wuzuze icyo Imana yakuremeye no kugira ngo usunike cyangwa se wegeze imbere umugambi w'Imana igomba gukorera hano ku isi. Tuvuge cyane ngo amen. Mu yandi magambo ukenera imbaraga z'umwuka wera. Number 1 kugira ngo ubashe gutsinda Satani n'imigambi ya Satani ku buzima bwacu. Number 2 ukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ubashe gusoza icyo Imana yakuremeye. Tuvuge cyane ngo amen. Now ibyakozwe n'intumwa 10:38. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10:38. Iryo zina ni rya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho iki. Amen. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Abasinzire tuvuge ngo amen. Amen. Kitangaza. Dusome hano twagiye
aha, Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe. Mushyira mu Cyongereza niyo babivuga neza. Mwe muhumure, mukanya biraza tugomba gutangira kugira ngo understanding. Murebe mu Cyongereza nibwo biryoshye neza. Aha, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all. Mumurike neza. Byasabye Yesu ko asigwa amavuta, byasabye Yesu ko yoherezwa imbaraga z'umwuka wera kugira ngo asohoze icyo Imana yamuremeye. Abera tuvuge ngo amen. Mukanya biraza ni mugikiba. Abera tuvuge ngo amen. Umva ikintu ushaka kubabwira. Buri muntu wese Imana yamuremeye umugambi. Reka mpera aho ngaho. Buri muntu wese muri twebwe, cyane cyane uri muri Kristo Yesu, kuko iyo usomye Abefeso biratubwira ngo hari imirimo Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu kugira ngo tugire gute tuyigenderemo. Mu yandi magambo, buri muntu wese muri twebwe, please najya twese dukurikire protocole kumuvinga mu bihagarike, please mwese mukurikire. Ngeze ahantu hakomeye nshaka ko buri mu Kristo wese asobanukirwa. Iyo tuvuze imbaraga z'umwuka wera, urazikeneye kugira ngo usohoze icyo Imana yakuremeye. Reka ntangire gutya. Buri muntu wese muri twebwe hari purpose, hari intego Imana yatumye ikurema. Najya nkubwire, iyo ntego yatumye Imana ikurema irakomeye no kuruta ubuzima bwawe. Kuko ubuzima bwawe, iyo usomye igitabo cya Yeremiya, birivuga ikintu gikomeye. Iravuga ngo Yeremiya, nakuremye nakumenye ntarakurema. Tugende gakeya. Nakumenye ntaragira gute? Ntarakurema. Mu yandi magambo, ni gute Imana yakumenya itarakurema? Ikumenya mu buryo bubiri. Number 1, ikumenya bitewe n'icyo ishaka kugushyiriraho. Aho kanuma kumvishe? Number 2, ikumenya kuko ari Imana. Yabwiye nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka. Iriya kwezwa ntabwo ari sanctification, no. Kuriya kwezwa ni ordination, nugusigirwa umurimo runaka, si ukwezwa kw'ibyaha. Murankurikira neza? So nakwereje umurimo runaka, aha, utaravuka, nkushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Now tuvuge cyane ngo amen. Iyo urebye Yeremiya, Imana iri kuganira nawe, iri kudiringana nawe. Harabo turi kumwe tuvuge ngo amen. Tuzamuke tuvuge ngo amen. Kuko ari ninjoro nshobora kwizera ko turi kumwe nkasanga mwasinziriye. Ndajya dukurikire. Imana iri kuganira na Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, njyewe nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, nkushyiriraho kuba umuhanuzi. Mu yandi magambo, Yeremiya ujya kuvuka, wavutse hari icyo naguteguriye. Uyu munsi ndi kukubwira ngo mbere yuko wisanga hano muri Foursquare, nuko hari umugambi w'Imana runaka wari uri ku buzima bwawe. Munyumve neza, kuba utarawumenya ntibivuga ko udahari. Abakristo benshi ntago bazi icyo Imana yabaremeye, ariko kuba utarakimenya ntibivuga ko kidahari. Umva icyaka wishaka kuvuga, wowe uri mukuru kuruta anniversaire yawe. Aho kantu urakumvishe nkasubiremo. Wowe uri mukuru kuruta anniversaire yawe. Ntabwo ufite iriya myaka 40, no, urashaje, uri mukuru. Uzi impamvu? Mbere yuko wambara umubiri usa, wari uriho mu isi y'umwuka. Mu yandi magambo, waje hano ku isi uje gusohoza icyo Imana yaremye muri wowe mu izina rya Yesu. Hari umugambi watumye uza hano ku isi, ariko arabizera bari hano bavuge ngo amen. Nyumva neza, dore byabaye kuri Yesu. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye ibintu byose byaremwe. Dore icyantangaje, mu bice bitatu amanuka aza ku isi, yahozeho ariko aza mu isi yambara umubiri kugira ngo asoze icyo Imana yari yaramugambiriyeho. Mu yandi magambo, nawe mu isi y'umwuka wahozeho. Ndeba mugezi wa mbwe ngo urakuze kuruta anniversaire yawe, uri mukuru. Niyo mpamvu ibyo witwara mfite 20 sawa mzee, uracyari muto, kereka niba utegereje amahembe. Gukora
uriho mwisi y'umwuka. Vuga cyane ngo hari umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Bivuga cyane Satani akumva hari umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Ndumva shaka gutanga message yanjye ijoro. Shaka kubumvisha ko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari ikintu cyatumye Imana ikurema. Niyo mpamvu ko yakuremye bitandukanye nuko yandemye. Potential zikurimo zitandukanye zikurimo. Umuhamagaro wawe utandukanye n'uwanjye. Niyo mpamvu icyo mfite gitandukanye n'icyo ufite. Tuvuga cyane ngo haleluya. Zamuka kandi uvuge ngo haleluya. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kuba utawuzi ntibivuga ngo ntuhari. Kuko abakristo benshi tukumvira ibintu mu kigare, ariko najya nkubwiza ukuri, hari impamvu Imana yakuremye. Ntagura accident. Nkasubiremo, ntagura accident. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi bidatinze uraje ugaragaza icyubahiro cy'Imana. Bidatinze uraza kugaragaza uwo mugambi w'Imana. Generation yawe irahiriwe kubera kuri uyirimo. Uzi impamvu? Hari umugambi w'Imana, hari sanduku wikore, hari package wikore for your generation. Hari ikintu ufite. Murangurishye neza bwoko bw'Imana. Hari ikintu ugize, ndebera mugenzi wa mukoma ngumubwira hari ikintu ufite. Nyamara bikore ntuzi ibyo ari gucamo. Mubwira ngo hari ikintu ufite, hari ikintu kikuri misi. Mubwira ariko hari ikintu ufite isi ikeneye mu izina rya Yesu. There is a divine purpose. Hari umugambi yabwiraga Yeremiya, ariko natwe yatubwiye muri Yesu Kristo. Reka nkubwize ukuri, hari imirimo, hari purpose. Iki ni cyo kintu nshaka guheraho. Hari umugambi. Ushaka twese tuzahagara ku gatuti hoya hoya, ariko muri sect Imana koherezamo ugomba guhagara kugira ngo ubere umucyo abantu. Tuvuga cyane ngo haleluya. Twese nituzaba ababwiriza butumwa oya, ariko hari abazaba baririmbyi b'imbaraga, hari abazaba abacuruzi b'imbaraga, bakubona bakabona ura representinga Yesu. Hari abaprotisiye b'imbaraga bagomba kutuvamo, hari abantu bagomba gutuma izina rya Yesu rizamurwa muri generation yacu. Nimburi barimo vugireza Yesu akaruru n'amashyi menshi. Haleluya. Now munyumve neza, iyo usomye ibyakozwe n'intumwa sasa ibice 16 ku murongo wa 25, ibyakozwe n'intumwa ibice 16 ku murongo wa 25. Mukurikire ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila bagira gute? Barasenga, baririmbira Imana. Izindi mbohe zigira gute? Next. Uwo mwanya habaho iki? Igishitsi cyinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka. Iminyururu ya bose igira gute? Iminyururu ya bose igira gute? Munyumve neza. Uyu Paulo turi kuvuga, number 1, ntago yarazi papasiye muri Kristo Yesu. Uyu Paulo turi kuvuga yarayobowe n'ishyaka, atayobowe n'ihishurirwa. Uyu niwe wahagarariye Stefano igihe bamwicaga. Uyu Paulo niwe wari ufite inzandiko, yatse inzandiko zigenda zitoteza abana b'Imana. Ndajya mukurikire neza. Hama aza kubonekerwa n'umucyo, aza kugira encounter yahinduye ubuzima bwe. Kandi iyo usomye neza igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Paulo aza mu muhamagaro, biravuga ngo yarazi ko ari gukorera Imana. Mu yandi magambo, nubwo yari afite ishyaka ryinshi, kuko yari umufarisayo w'abafarisayo, yarazi ko afite ishyaka ryinshi ryo gukorera Imana, kumbe ni yarazi ko ari gutoteza Imana. Bahuye n'Imana rero, ndibaza mu 9, biravuga ngo akigenda sori Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru, ugira gute? Uramugota. Agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sauli Sauli, undenganyiriza? Mu yandi magambo, azi ko ari gukorera Imana, ariko kumbe ari kurenganya Imana. Dore ikintu cyabaye. Sauli uwo mugoroba yakiriye ishurirwa, kuko icyo gihe yavuyeyo ahita ajya kureba Imana yamwohereje, ajya kujya yicare ku birenge yigishwe, arangije ahita atangira gukorera umurimo w'Imana. Icyo nshaka kukwereka, igihe cyose utari muri papasi yawe ukora amakosa menshi. Reka mvuga aka kantu.
impamvu abantu benshi dufite ubwoba bw'ubuzima ejo bizagenda gute nuko hanini wisanga utari mu cy'Imana yakuremeye kuko mu cy'Imana yakuremeye harimo provision mu cy'Imana yakuremeye harimo byose ukenera munakurikira neza so mu magambo igihe byatunaniye n'igihe tuba twagiye hanze y'ubushake bw'Imana umva rero ndashaka gukomeza message yanjye gutya intambara tugenda tugira muri ubu buzima ziri atashe n'umuhamagaro uri ku buzima bwacu intambara tugenda duhura nazo challenges tugenda duhura nazo hari aho zihurira n'intego y'Imana ku buzima bwacu mu yandi magambo iyo Satani ari kwataka urugo rwawe si urugo ari gukenera icyo ashaka ni ikikuriho muramucyane neza iyo Satani aciye mu bana ntago ari abana ashaka arashaka cya kindi wicaranye kimubuza amahoro so mu yandi magambo Satani ari very strategic ashobora kugukubitira ahantu hahandi ugira intege nke hahandi wumva ubuzima bwawe burahagaze niyaza kugira ngo agukubitire nahagukubitira kugira ngo ucike intege reka mbaha akarorero kamwe uzarebe benshi ushaka kuba uri mu mwuka waje muri overnight turi gusenga imbaraga z'Imana zamanutse ariko wataha ugasanga nk'umwana agize gute ararwaye n'urugero cyangwa se ugasanga mu rugo umugabo yameza amahembe cyangwa se umugore ebana umuriro watse ugahita wumva wa mwuka wari ufite wose ugize gute kandi uzarebe twese iyo duhuye n'ibyo bibazo gusenga biratunanira uzi impamvu Satani ikintu ari kwataka ikintu kikuriho mu yandi magambo intambara twese tugera duhura nazo zihurira n'Imana yaduhamagaye icyo kintu kirumvikanye intambara ubona ibibazo ubona challenge zimwe na zimwe uhura nazo nkubwije ukuri zihura na purpose y'Imana ku buzima bwawe kuko Satani arabizi nukora unezerewe ijuru rizunguka Satani rero ntago agomba kuguhereza agomba kukwataka akakubuza amahoro kugeza igihe ugivinze up dore rero ikintu gikomeye nshaka kuvuga nuko abakristo benshi halo turacyari kumwe ntago turasinzira turacyari kumwe now dore rero abakristo benshi iyo tugize ibyago ukagivinga up ukarekura dore ikintu ubukoreye Satani ubu muhaye umunezero atazigera arangiza kuko intego ye nukukuvana kuri wa mugambi w'Imana mu yandi magambo nimba uri kujya tuvuge Nyabugogo Satani urabona Nyabugogo nuguca hano ndibaza sibyo uca Kisimenti ukamanuka Kacyiru gacurika Kinambu zamuka so Satani rero dore kintu abashaka kugukorera abashaka kukwataka nagira umugisha uzahindukirira hino haryo ni he Zindiro uzamuka hirya sibyo mwari magambo iyo agize umugisha agahindura direction arabyina burareka nkwereka umuntu utari mu ntego y'ubuzima bwe ntacyo atwaye Satani mukanya turaje tuguruke ntimugire cyako ndashaka kubanza shireho fondation murankurikira neza iyo utari mu ntego Imana yakuremeye nukuri kw'Imana Satani nta kibazo bafite ako kantu karumvikanye niyo mpamvu ushaka kukubaza uri mu ntego y'Imana cyangwa uri hanze y'intego y'Imana ku buzima bwawe checkinga so mu yandi magambo intambara zose duhura nazo ziri connect ndifuza kuvuga umugabo umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane tugasoza tuvuge cyane ngo amen number 1 ni umugabo witwa Yosefu iyo umusomye neza usanga hari umugambi Imana wari wicaye ku buzima bwe number 1 yari kuba umutware w'abinzu yabo number 2 yagombaga kuzakiza Abisiraheli inzara no gukiza abanyegiputa inzara murankurikira neza noneho yarota akarota imiba igira gute yikubita imbere ye n'uwa papa urimo akagenda agahita abibwira abiwabo narose ibi nibi bakuruka bati uzatuyobora uzatubera umutware tirindira noneho kubera izo nzozi papa waragenda aramukunda aramutonesha amutandukanya n'abandi ibyo bizamura ishyari yamukurikire hama arangije igihe kigeze bakuru bati harya kagahungu kazatuyobora reka tuze tugakorera ibintu ka giving up dore cyabaye
baramufashe bashaka kujya gute kumwica. Bamwe muri bo bati no mukuru wabo hati uyu mugabo tumwishe byaba atari sawa, rako ahubwo bari bamaje kumushyira mu cyobo. Barati no reka tumugurishe baduhaye amafaranga, nubundi kumugurisha nta kintu azabagize gute. Ntibari bazi ko kumugurisha bari kumwohereza mu masezerano. Murakurikira neza? Mu yandi magambo, intambara zose twinterpretinga nkaho ari intambara. Please church munkurikire mwirambirwa. Intambara zose twitwa ngo ni intambara, nubwo tuzijyamo tubabaye, ariko izo ntambara ziri gukorana n'Imana kugira ngo twinjire mu gihe cy'amasezerano. So mu yandi magambo, intambara z'intego y'Imana ku buzima bwacu zirababaza, ariko zitwinjiza mu cy'Imana yaturemeye. Murakurikira neza? So Yosefu baramugurisha bazi ko bamwishe birangiye, kumbe bafatanyije n'Imana kumwohereza mu masezerano. Umva icyabaye, agezeyo intambara z'ibintambara. Murabizi bya muka Potifari? Muka Potifari akimubona aramubenguka, aravuga ati ngomba kuryamana nawe. Still intambara z'iki? Z'umuhamagaro. Intambara z'iki? Z'umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Umva icyabaye, arataka. Murabizi izo story. Icyo nshaka kugeraho, baramufunga. Bamufunze ageze muri gereza, arakomeza arayobora. Uzi impamvu? Hari umuhamagaro wari uri ku buzima bwe. Umva icyabaye, igihe kimwe baza kurota umwami arose, habura umuntu n'umwe usobanura iki inzozi. Wibuke muri gereza hari abagabo Yosefu yagize gute? Yasobanuriye inzozi. Ati we baraje bakwica, wowe uzasubira ibwami. Uwasubiye ibwami aramwingira ati nugera uzagire gute? Uzanyibuke. Yageze yaramwibagirwa, kuko mu gihe utararangiza izo ntambara n'ukuri kw'Imana ayo wasenga yose nta cyahinduka. Bakristo mundebe gatoya, ndabizi nshobora kubona ari kuvugana n'itorero ryose, nshobora kuba ari kuvugana n'abantu bake. Umva ikintu gishaka kubabwira, papa, intambara z'umuhamagaro ziraryana, ariko uko wasenga kose ntago wazivamo paka cy'Imana ishaka kukwigisha kirangiye. Niyo mpamvu bakristo babwira akantu, ujye witondera gufasha umuntu Imana iri kudiringana nawe. Kakantu karumvikanye? Hari umuntu ubona ni Imana iri kudiringana nawe, niwe ku buryo, reka mbaho urugero, wasenze wahagaze mu byanditswe wagize gute, impamvu hari ikintu Imana ishaka kubanza kudiringana nawe, kuko niyakohereza mu masezerano itarabanje gutegura umutima wawe. Kuko benshi muri twebwe Imana ikwinjije mu cyo yagambiriye itaraguteguye, wamara abantu byonyine ubona miliyoni 3 kuri account yawe, ingendo igahinduka. Ibaze rero Imana igushyira miliyoni 50, wakandagira abantu wabamara umitwe, wajya wagati muryame hasi mbaceho. That's it. Niyo mpamvu Imana igomba guca. Bibiri avuga ngo uzaca mu mazi ntacyo azagira gute, ngo ariko nugenda nuca nicyo no mu muriro. Mu yandi magambo, hari ibikurwaho n'amazi, hari n'ibikurwaho n'umuriro. Dore igitangaje, ngo nuca mu mazi, mu yandi magambo ntago uzayahunga, uzayacamo. Nunyura no mu muriro, mu cyongereza bakoresha ijambo walking, kugenda mu muriro. Ngo nta umuriro ntacyo uzagutwara, ariko uzawucamo. Dore rero ikintu ushaka kubwira abantu, uwo muriro ushaka gucika ugomba kubanza kuzana kwezwa kuri wowe. Ihangane, urye, unezererwemo, wiririre abantu. Hari abakristo bananirwa kwihanganirwa n'uwo muriro. Musenge wijya kwikoreza abantu umutwaro, wikorere n'uwawe, Imana ibanze idiringana nawe, kuko icyubahiro ni cyiza ntawe muzagisangira. Reka babwize ukuri, tujye dukiranuka. N'abantu Imana yasutseho ubuntu, n'abantu Imana yakoresheje bataciye mu bintu. Mubaze ba Pastor Ben na Chance. Ushobora kubona favor y'Imana ibariho, ukuboko kw'Imana kwa, ariko mu gikari hari ibintu Imana yabanje mubaze Pastor kandi nago bikunda. Hari ikintu Imana ibanza kugucishamo kugira ngo ibanze gukande, wazasohokamo ikagusukaho ubuntu, ikagusukaho imbaraga, generation yose ikabona umugisha muri we. Kubera iki? Hari ibyo wanyuzemo. So message yanjye, wishaka guhunga, hagarara. Abantu bakabishaka kuvugana nabo, igihe uri guca muri ibyo bibazo,
Satani dore ikintu akora, abashaka kugira ngo giving up, urekure. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, ni wibeshye ukarekura. Benshi muri twebwe dufite imiryango idependinze ku buzima bwacu. Benshi muri twebwe hari inshuti zidependinze kuri twebwe. Benshi muri twebwe hari imiryango twebwe ari cyo gisubizo. Ababyeyi ni twebwe bategereje, igihugu ni twebwe gitegereje. No giving up biraza kugenda bite? Mana amasezerano yawe aratinze. Wari bwageze aha Aburahamu wategereje imyaka 25. Imana umubwira ngo nzaguhindura sogokuruza w'amahanga. Ategereza imyaka 25 habe n'agahungu kugegeze Sara yamubwiye ko nkawe wakoroheje ibintu mu gikari. Uyu munsi Isiraheli bibaza ifite, dore ikosa hano ryavuye nyuma y'imyaka 1000 n'ibintu kubera umuntu wananiwe kwihangana. Ikintu Satani ashaka nukurekura. Ndi hano muri rijoro bakristo bavandimwe kubabwira ngo hari ukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zigufashe kutarekura. Yego biri kuryana ariko komeza. Yego birababaje ariko komeza. Yego gahinda ni kenshi ariko komeza. Wirekura. Nurekura nihe nkuru uzavuga. Nyuma y'intambara niho hari icyubahiro. Nyuma y'ibibazo niho hari uguhaga kati twaciye ahangaha. Nkunda abasirikare b'u Rwanda mana yanjye we FPR iyo bahagaze bari kuvuga amateka babohoza igihugu, ibintu baciyemo, imiriro baciyemo, banga kurekura. Nta biryo, nta mbunda, nta bikoresho bihagije, abahungu barahagarara. None reba hano igihugu bakigejeje, uyu munsi bafite inkuru yo kuvuga. Ndagira nkubwire mu Kristo nta gaciro uzaba ufite igihe watsinzwe, ariko igihe ukomeje ugakubitwa ukagasindekura, ukaba ukagasindekura, Imana yamamagaye niyo kwizerwa no kubikora. Izagira gute? Izabikora. Najya nkubwire, sinzi ibyo uri gucamo, sinzi umuriro uri kunyuramo, ariko fata wirekura. Ndebera umuntu mwajyanye mugegeje ngo wirekura, wirekura. Sha umubwira ntuzi ibyo ari gucamo, mubwira ngo wirekura. Ubuzima burashaririye, yego komeza. Dufite isezerano ko niyo twaca mu mazi ntacyo azadutwara, ko tuzayacamo. Niyo twaca mu muriro ntacyo uzadutwara. Komera. Reka mbwize ukuri, niye nkuru uzabwira abana bawe nutemera gurwana. Fata, komera. Naje kubwira umuntu ntuzapfa, gupfa ntuzapfa, never. Ibyo uri kunyuramo wikwemera gupfa. Dore Satani hana vuga cyane ngo amen, vuga cyane ngo avance pastor, vuga gafaransa vuga ngo avance pastor. Umva ikintu gitangaje, Satani kinashaka no kugira ngo urekure udatsinze. Reka ngubwize ukuri, ingabo yasubiye inyuma nta kintu igivuga, ariko uwafashaga komeza. Umva mbabwire, umugabo witwa nde Gideon, abacamanza 6. Gideon umva icyamubayeho, arahamagawe, ahamagarwe n'abandi 133. Mukurikire neza, umva icyabaye, bavuga inzovu zinga ariko ni 133. Mukurikire neza, ageze ku rugamba, agiye kujya ku rugamba, Imana yamugata abo bantu ni benshi. Mwani magambo bazakuvunisha, bazaguteza ibibazo. Deja management yabo bantu ntago we wayivamo, nta capacity ufite yabo. Dore icyo ukora, ugenda uba testing. Umva icyabakoreye mu ntebe gatoye, muvuge ngo amen, zamuka uvuge ngo haleluya. Abajyana ku kagezi, murankurikira, yabaye amateste menshi ko ndashaka kuvuga. Abajyana ku kagezi birivuga ikintu gikomeye, bati abanywesha amashyi bakanywa, abo bashyire ku ruhande. Abandi bapfukama bakamera nk'inka, ihene imbwa zirajaba, sibyo? Abamera nk'imbwa ugire gute nabo bashyire ku ruhande. Abarokore benshi ntibazi gutandukanya kiriya kintu. Vuga ngo nsobanurira, vuga cyane ngo nsobanurira. Umva ikintu bashatse kuvuga, nugera ku kagezi wibuke ko bari bamaze iminsi bafite inzara n'inyota. Mu yandi magambo, abajyanye ku mazi kuko ari cyo bashakaga. Akantu murakumvishe, bafite inzara n'iki n'inyota. None teste ya nyuma abateretse amazi.
mu yandi magambo teste yawe yanyuma kwinjiza mu cyubahiro cyawe izaba teste ya peti yawe. Reka nsobanura akantu. Imana ikuzanira cya kintu ukeneye. Dore rero ubwoko bubiri bw'abantu, iyo ugeze kuri cya kintu ukeneye ugira attitude ebyiri n'izimana yabwiye Gideon aze kureba. Yababwiye iki? Number 1, arabagerayo bakicara bagatangira kudahisha amazi ibiganza bakagira gute bakanywa. Hari n'abandi bari bwicare bameze nk'imbwa. Izo ni position ebyiri zisobanuye ibintu bitandukanye. Number 1, wa wundi wari ufite inyota ageze ku mazi. Mukurikire mu yandi magambo, aricaye ari kudahisha intoki akanywa. Mu yandi magambo, ngeze ku cyo nashakaga, ndipoze, ndicaye, nta bindi ndi gutekereza, ngomba gukoresha ya mazi mbonye. Wa wundi wimbwa we ari kunywa shaba, ariko atekereza hagize icyaba ndi kwirukanka ndi gukomeza imbere. Mwumvise neza ukano. Mu yandi magambo, hari abicara ku bisubizo by'akanya gato, hari abandi babigera imbere bagati nubwo nshubizwa akanya gato, iyi si yo ntego yanjye. Intego yanjye ni ukubohora Abisiraheli, intego yanjye ni ugukiza Abafilisitiya. Nubwo ngeze ku mazi reka nyanywe ama imbaraga yo kujya gukiza bene wacu. Ngo abanyweye nk'imbwa ngo bari abagabo 300. Ibaze kuva ku 33 kugera ku bagabo 300. Nuko benshi hano tujya dutsindwa. Imana yaguhaye mandate, Imana yaguhaye umuhamagaro munini cyane, ariko ugeze ku gasubizo kamwe uhise ugubwa neza uricaye. Usohoye akaririmbo kamwe karakunzwe uhise wumva birarangiye. There is more. Haracyari byinshi byo kugeraho. Ubwirisha agatuti kamwe umuriro uratse. Haracyari byinshi my brother my sister. Ndebera mugezo wambwiye ngo there is more. Haracyari byinshi. Biracyahari. Attitude tugira twese iyo tugeze imbere ya success, bamwe banywa batekereza imbere, abandi baricara badamaraye. Nicyo kintu Gideon yari kugira. Reka mabwize ukuri, abagabo bageze ku 30 na bose baratsinzwe basubira inyuma. Abagabo 300 nibo batabaye igihugu. Reka nkubaze, uri muri abo 300? Ndakubaza, uri muri abo 300? Nizere uzi impamvu wikwemera ku giving up. Ibaze nk'ababyeyi bohereje abana bango bagiye gutabara igihugu, bakabona ibigwari biragarutse. Nagahinda bwoko bw'Imana, wikwemera ku giving up, wikwemera kurekura. Vuga cyane ngo sinemera kurekura. Bwira mugezo ngo niwemere kurekura mu izina rya Yesu. I'm telling you, test irakomeye, ariko wikwemera kurekura. Umugabo witwa Dawidi ajya mu ishyamba, aba trendi hara mu ishyamba. Igihe kigeze ajya ku rugamba, ajya mureba kurube. Bagezeyo basanga umuriro watse, igihanda cyahagaze kiri gutuka. Undi arabaza ko uriya ninde Mufilisti utarakebwe? Ati have ceceka wivuga. Ndabati wincecekesha, hari icyo mfite nshobora kumushyira hasi. Uriya uzi cyabaye? Ndababaza, yamushyize hasi ntiyamushyize hasi? Challenge zose zikuri imbere zihuye na destiny yawe. Ni wowe ugomba kwemera ukaba umurwanyi. Ndeba mugenzi wambwiye ati you have to fight. Mubwira kongeza mubwira you have to fight. Mubwira ngo ugomba kurwana. Ariko hari abantu turi kumwe bari hano bavuge ngo amen. Sindabumva hari abantu turi kumwe hano bavuge ngo haleluya. Ndagira ngo usabe iki kintu, tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. Nyumva neza nkubwira iki kintu, ugomba kwemera kurwana. Wikwemera kurekura gutyo cyenyeje, wirekura. Agahinda ni kose yego rira, ariko wirekura. Komeza ufate. Depression yegira gukubita, ariko sinje kukubwira ngo ibibazo bigiye gushira. Never. Ariko niyo bije urahagarara ukabatingiye kwipanga sawa ndagukubita, kuko dufite insinzi muri Kristo Yesu. Munyumve neza, abizera ntago turwana kugira ngo dutsinde, turwana kuko twatsinze muri Kristo Yesu. So insinzi iri ku ruhande rwacu. Vuga cyane ngo haleluya. Ndakwinginze wikwemera kurekura.
ibishaka kurekura ni byinshi, amarira ni menshi, challenge ni nyinshi, divorce, umuryango ni challenge, umugore ni challenge, abana ni challenge. Komera, we giving up. Mama rwana, uzabona inkuru ngabanyirizaho gato, uzabona inkuru ubwira abana bawe, papa rwana, ubuzima buragoye, rwana. Ejo ndari kapo nasezeranyije papa, I mean na kansarinze, umugabo araza arambwira ati nge nifuza gutandukana n'umugore wanjye. Murapfikise? Ati ntacyo. Murapfiki? Ntacyo. Umugabo mva ikintu yambwiye, yarambwiye ngo ibi bintu, iyi responsibility iraremereye, ntayo nshoboye. Ibintu byo kuba umugabo, basore mutarashaka, nushaka ububyina igisirimba hakiri kare, byina umukunga hakiri kare. Iyo tubabwira ngo musenge mushaka Imana, aho mujya ntago muzikiri. Kuba umugabo muri no Kigali, ukaba umugabo wa responsibility, bisaba imbaraga. Kuba umugore wa responsibility, wita ku mugabo, wita ku bana, wita umugore muzima w'umutima, bisaba imbaraga. Ubwiza bwita kubashitse, ubwiza buzakwinjiza mu rugo, ariko imbaraga z'umutima zizagena igihe uzatindayo. Bwoko bw'Imana, nushaka ushake capacity, nushaka ushake Imana bigishoboka. Umugabo arambwira ati ndashaka kugenda. Wabaye iki? Ntacyo twapfuye. Umugabo arambwira ati ntacyo turi gupfa n'ukuri kw'Imana. Arambwira ati ibintu biraremereye, inshingano ziraremereye. Uzi impamvu? Suko atarakunze umugore we, ariko imbaraga zari zibuze. Iyo tubigisha imbaraga, ntago tuba twabuze ibintu dukora. Kuza hano tugasirimba, tukuzura umunezero, ntitubahe package izabafasha mu ntambara, twaba turi kubabeshya. Twese hano turabeshyanya. Uza witeye makeup, nkaza nambaye agakoti keza, ariko imitima irarushye. Uva hano wazuye umwuka wera, ariko Satani abagutegereje hara kwiremba, ati ngwino dusubire mu buzima twibereyemo. Nk'ubu hari abo Satani ategereje hari akaba ati ngwino twisubire muri ka kabari, ngwino nshuti yanjye, wowe uruwanjye, ngwino nakwigishije imbaraga. Hari abandi depression zibategereje. Hari abantu baba bari mu rusengero papa, bakaba ati ndumva ntashaka kuhava. Kubera iki? Arabizi nasohoka namarira nagahinda. Reka mubwize ukuri, ntacyo uzabarwana. Komera, shikama. Bashene muri hano, nshobora kuba nari gusimbuka cyane, ariko nyambara mwumva iki Imana yampaye kubaha. Muranguke neza, bajene muri hano, ubuzima buragoye, nta cyerekezo dufite. Nubwo nta cyerekezo ufite, nubwo imbere utahabona, emera ugende mu izina rya Yesu. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya. Ushobora kuba ateranya amateraniro, uri kureba mu mwaka utaha ntacyo uzi. Barakubwira ngo panga, planninga, uraplaninga ibyo utareba. Ndagira nkubwire no muri uwo mwijima, Kristo ni umucyo. Nubwo utaza hakujyana, wowe mwizere, watangije umurimo mwiza muri wowe, ni nawe uzawusohoza. Icyo ukeneye ni ukumuhanga amaso, icyo ukeneye ni ukumukurikira, icyo ukeneye ni kumwizera nubwo ntacyo ubona. Abageze aho bagera bose suko bari bafite bareba ejo habo hazaza. Hari abamufashe nta kindi kintu batekereza, baramufata bati ndekuye ndapfa. Nabaho ubuhamya bwanjye bwinshi nitwazasoza. Hari igihe cyageze papa, ntubone n'agacu. Namba na Eliya yabonye agacu. Hari abandi uragashaka ukakabura, hari ukamwe ati mwami uzahora uri uwo kwizerwa nubwo ntabibona. Reka nkomeze, reka mbwize ukuri, nutagwa isari uzasarura. Iyi ni garanti. Ibyo bibazo nibitumurekura ku cy'Imana yaguhaye. Muri mbyuzura umwuka ararimba ngo nigihe giti nambari gashira, nigihe gitu murabugaca, ndirira kenshi muri yisi ayiwe nukona hazabaho tanda gihoraho mela zovele gati ya barahariya jale kate yaba
zamura ibiganza. Mw'ijuru we zagera ibya Imana we imaniza Vera superegadia farahadia marahazara. Zamura ibiganza ubengo haleluya haleluya. Ndagira ngo mvugane n'umuntu uri hano iri joro wikwemera kurekura mana aho ujya ni kure aho niki Imana itakweretse ko ngikwereke kwigukunda koko. Nimba utarapfuye mu myaka 3 iciyeho niki gifite ubushobozi bwo kukwica? Reka nkubaze, reba ibintu maze gutambuka, reba Maxid umaze gutambuka, reba impfuzi, reba abanyeshari bamaze kukurwanya. Uyu munsi ntacyo najya nkubwira ngo ntacyo bazagutwara. Wigira ubwoba ntacyo uzaba. Wigira ubwoba nimba utarapfuye kirya gihe niki gifite imbaraga zo kukwica? Iyakurinze kirya gihe ubu nahigeze ngo ikurekure koko. Ongera ugira ibyiringiro bizima. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Ariko hari umuntu wazamura ibiganza akavugiriza Yesu impundu nyinshi. Hari kw'icyo nzinu kw'iby'Imana ayiwe mfite ibyiringiro bifite iyo ndagira ngo nkubwire komera ushikame. Nta kintu Satani azagukora ngo akubashe. Nimba yarakunaniwe mu myaka ishize hari garanti ku buzima bwawe. Biravuga ngo abanje ndabazi bariho ikimenyetso. Hari ikimenyetso kikuriho, hari ikimenyetso kiri ku muryango. My God, my God, hari ikimenyetso kiri kuri wowe, hari ikimenyetso kiri ku bana bawe. Ntacyo uzaba. Nyeganyeza mugenzi wawe, ntacyo uzaba. Iyakoze bya bindi, iyakoze biriya nawe yagiye kandi zongera. Ntago mukaze ariko izakora n'ibindi. Ya ibyo yakoze Vera soperega iyako izakora n'ibindi. Ibyo yakoze zamura ngo ya najya ngusaba iki kintu. Mama jipange sawa sawa, komera. Papa komera. Basheni ibyo uri kunyuramo amafaranga yabuze icoke ntuzapfa. Nubwo nta mafaranga ufite Kristo, nubwo nta diploma ufite Kristo, ukurimo arakomeye kuruturi mubisi. Haracyari ibyiringiro. Biravuga papa ngo naho igiti cyatemwa, naho igiti cyatemwa iyo cyumvisha amazi kirongera kikagira gute? Umva nkubwira akantu papa Ben, igiti iyo bakiranduye nibwo gishira ibyiringiro byo kongera kubaho. Ndagira nkubwira aka kantu, baragutemye ntibakuranduye. Harya ngo baravuze ngo ntacyo uzageraho, harya baravuze ngo nta rugo uzubaka. Baraje bakorwe n'isoni, baraje bakorwe n'isoni. Ariko hari abarokore bateranyira ijoro ry'ubusabane, baraje bakorwe n'isoni. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa. Tuvuga cyane ngo haleluya. Ndabyumva mu mwuka wanjye hari abantu buzuranye amarira menshi. Yarire kuko nyuma y'iri joro ugiye kurira y'umunezero gusa, ugiye kurira y'umunezero gusa. Umva nkubwire, ntago warara ijoro nk'iri nurangiza utaha amaramasa. Oya, iyo ntago ari Imana twizeye, iyo ntago ari Imana ya Isiraheli. Tuza kuyireba n'intege nke tugataha yatwujuje imbaraga, tuza kuyireba n'agahinda tugataha twujuje umunezero, tuza kuyitanga twataye umutwe tugasubirana icyerekezo. Ndasenga buri wese wateranye Imana ikwiyereka rino joro.
Imana ikwiyereka rino joro. Ayayayayaya vela kola barahadia. Najya nkubwire komera my dear, ntabwo ari wowe wenyine uciye muri uwo muriro. Komera, si wowe wenyine uriza ayo marira. Komera, yaguhamagaye niyo kwizerwa no kukugezayo. Umva nkwereke, izatugezayo amahoro. Mwankurikira neza, izatugezayo iki? Garanti naguha, gukurikiye umugabo n'ukuri kw'Imana ntago twibeshye. Ndebera mugenzi wawe, ndebera mugenzi wawe mumbwirire ngo ndahamya neza ko tutibeshye kumukurikira ni byiza. Hayi ntacyo bidutwaye kumukorera. Zamura ibiganza, ibendera ryawe muri twebwe dusezeranye. Iyo ayiwe Yesu we twongeye kandi ndahamya neza ko ntacyo bidutwaye. Ntago wibeshye, ntago warindagiye. Muri twe dusezeranye. Ko tu ariko hari uwamuvugiriza akaruru. Mela sopariada. Najya nkubwira ngo ntago warindagiye. Ndebera mugenzi wawe ngo ntago warindagiye. Iyo Mana wakurikiraje yiyerekane. Iraje yiyerekane. Mureba umubwira ngo Farawo ureba nagusongera kumureba ukundi. Nagusongera kumureba ukundi. Shaparahada. Hari igihe abanyegiputa bagira ngo baragufashe, ariko hari umunsi bagera ku nyanja itukura. Igihe wakira ijambo ngo abo banyegiputa ureba ntuzongera. Yitegereje abanyegiputa maze iraba irabite ntayusi irongera ikura inziga ku magare yabo. Yarengeraga Abisiraheli, yabakuye mu maboko ya Farawo, yabambukije ya nyanja itukura. Kuko uhereye kera uri Imana itabeshya. Vugiriza Yesu akaruru we. Turakwemera, turakwemera turakwemera Vugiriza Yesu impundu nyinshi. Umva neza, ntago warindagiye, ntago wasaze. Mu mutwe wawe urakora neza. Abarindagiye nibo bavuga. Biravuga ngo kumenya Imana nibwo. Moya ni magambo kutayimenya niki? Ariko hari umuntu uri gufashwa ngo muhe haleluya yitere. Nyumva neza, ushaka kuri hano wijijisha utekereza ko twasaze. Nubwo uri kwijija urarushye mu mutima wawe. Nubwibone gusa bwo kwanga kugaragaza we, ariko urarushye urabizi. Listen, uri hano ushaka kutwereka nge ntacyo urarushye. Ukeneye Yesu ngo agutabare. Ntukajya uzana ubwibone mu nzu y'Imana. Ntago tuba twasaze, tuzi ibyo tuvuga. Ndi kuvuga umwami my dear. Mbabwiye aho nturuka. Benshi mimbe ntiwana kwifuza kuhava. Kibazo cyanyu mushukwa naka kayobe kejo bundi. Imana tuvuga ni Imana ako Yohana yaravuze ngo nuwo twakozeho, ngo nuwo amaso yacu yiboneye. Reka nkubwize ukuri, iyo tubuvuga gutya ntago twataye ubwenge. Twaregamiranye Imana, twaregamiranye. Reka mbabwize ukuri, yizere ntago uzakorwa n'isoni. Kuba uri kurira uyu munsi, najya nkubwira abantu bamwe
uyu munsi ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. My dear, haracyari ibyiringiro by'ejo hazaza. Amahanga ntarabona kurabagirana kwawe. Yesaya 60 biravuga ngo byuka urabagirane, ngo kuko umucyo wawe ugize gute uje, ubwiza bw'Uwiteka bukagize gute bukaba bugutwikiriye. Ariko hari turi kumwe navuga ngo haleluya. My dear, mwanyemera nkavugana n'urubyiruko ruri hano. Rubyiruko muri hano muvuge ngo amen. Ntago mwasaze. Nakiza nko gukorera Yesu ukiri mutoya. Nakiza nko gukorera Yesu uri bogara. Nakiza nko gukorera Yesu uri umukobwa mwiza. Bamwe bagenda bidunda ngo yo man. Ariko nubwo bidunda bari kwidunda na senyisa mu mufuka. Abandi ni karita ya bisi. Ariko twebwe abacunguwe twidunda Yesu yatugiriye neza. Yesu yaradutabaye. Yesu yaduhaye amahoro. Yesu yaduhaye Imana y'ubugingo buhoraho. Turashinganye muri Kristo. Nasoni biteye bajene muvuga ngo amen. Nakagira uba manipira hano hanze nguru umurokoro uri mu Babiloni. Nibo ba Babiloni ko ntibazi ibyo twizeye. Umva ngo ibintu mwagiyemo ngo ntibitwika. Ibi nibyo bitwika. Uzi impamvu bitwika? Bitwubakira future yacu. Ubu ndashinganye ngenda namaho ugingo Kela luce felega. Navuye mu byaha. Nijira we. Vugiriza Yesu akaruru we. Ubu twebwe turashinganye. Twinjiye mu rubuhukiro. Ntago tukiruhukira mu isabato. Isabato yacu ni Kristo. Isabato yacu twayinjiyemo. Muri we turashinganye. Muri we turakomeye. Muri we turagenda. Ariko wavuze ngo amen. Bwira mugenzi wangu urashinganye. Ubimubwiye nkaho mufitanye ibibazo. Mubwira ngo urashinganye tuza. Muririmbira umubwira ngo ubu ndashinganye ngenda nama uginga. Dore yataye kuri ibicumuro byanjye jena. Dore we yataye kuri ibicumuro byanjye. Dore yanyambitse we. Izo mundo kwa Yesu we. Ndagira ngo uve muri no overnight wongeye kwambikwa imbaraga. Man, twebwe isezerano ryacu ngo tuzagenda twe gucogora. Tuzagerayo. Wowe ihima iminsi mike uraje ureba ubwiza bw'Imana bugiye kugaragara ku buzima bwawe. Ngiye kuguha iminota 3 dusenge. My dear people, urakira imbaraga z'umwuka wera zigushoboza kwambuka bino bihe bigoye. Ndabizi siri kuba mbi. Ndabizi aho turi kugisiri kujya ntago iri kuba nziza, iri kuba mbi. Ndabizi ibibazo bya ekonomi, izi ntambara. Ariko twebwe ntago iwacu ari mwisi. Murankurikira, iwacu saha dufite aho duturuka. Aho niho supplying. Ndagira ngo mbwire umuntu wari ucitse intege. My dear, iki si igihe cyo gucika intege. Iki ni igihe cyo kongera gufata imbaraga. Chikaze sawa sawa. Chipange sawa sawa. Satani yaratsinzwe. Yesu yaratsinze.
yaratsinze, Yesu yaratsinze, mwami w'abamasa yaratsinze. Twese duhaguruke, twese duhaguruke, twese duhaguruke. Yaratsinze, yeah, yaratsinze, hayiwe. Umva nkubwire, uyu mwanya ushaka kuba utarabyumva neza, ariko icyakubwira biravuga ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira. Erega nzi ibyo nibwira kugira gute? Ni byiza si bibi, ngo kugira ngo mbarememo. Najya nkusozi y'ijoro nkubwira ngo nturi umusazi, ntiwavangiwe. Umwami wakurikiye ajya yitamurura, ajya yitamurura. Mbwira mugenzi wangu agiye kwitamurura mu buzima bwawe. Mubwire neza munyegageze umwe ngo humura agiye kwitamurura. Hari igihe ajya aceceka, ariko hari n'igihe ajya yitamurura. Yakobo ibihe byamwikaragiyeho, abana barapfa, ubutunzi bumushyiraho papa bene. Inshuti ze zirazana ati wakoze ibyaha. Umugore aramubwira ati watutse Imana ukipfira. Ni Yobu, sorry Yobu ati watutse Imana ukipfira umugore we. Undi aramubwira wajya ureka kuba mu bagore bamwe b'abapfapfa. Ati navuye mu nda ya mama, ntacyo nzasubirayo. Umva mbwira abantu bakiri hano, please mwese mundebe, hanagira urangara, mwese mundebe. Ibyo waba uri gucamo byose wihe kwihakana Imana. Ibyo waba uri gucamo byose wikwihakana Yesu. Ndabizi hari igihe bijya bibaho bikomeye, ariko ndakwinginze gira imbaraga z'umutima, wikwemera kumwihakana. Uzi impamvu? Araje yigaragaze mu izina rya Yesu. Abantu bakunda kugenda mu ijoro cyane, iyo ijoro ryaba ijoro ry'icuraburindi nibwo buba bugiye gucya. Igihe ubona byanze nibwo biba bigiye gucya. Humura my brother, my sister, siwe wa mbere unyuze muri ibyo. Icyo nagusaba wikwemera gutsindwa, ukeneye imbaraga z'umwuka we. Reka nkubwize ukuri, aho iwanyu batageze wowe uzahagera mu izina rya Yesu. Aho so na nyoko byanze ko bahagera wowe uzahagera mu izina rya Yesu. Uzi impamvu? Hari ibanga wicaranye naryo, hari ibanga wicaranye naryo. Mwanyemera tugasengaho gatoya, just iminota mikeya. Abicaye twese duhaguruke please, wigira ubunebwe, haguruka. Nimba wicaranye n'umuntu ukabona cyicaye, please muhagurutse. Mutiza imbaraga ati haguruka tugiye kwatsa umuriro. Ukeneye imbaraga, ngiye kuguha iminota 3 usenge nk'umusazi, usenge nk'umusazi. Ubwira Imana ngo Mana, ndabizi neza ko hari icyo ugiye gukora, ndabizi neza ko nta kurarira ijoro imbere ngo ntaye ntagabanye. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe, vuga cyane ngo Mwami Yesu. Ijwi ryawe riracyari hasi, zamuka uvuga ngo Mwami Yesu, muri iri joro maze kumva ijambo ryawe, niseje umutima wanjye ko ntagomba kurekura, ko ntagomba gushika intege. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, nakiriye imbaraga, nakiriye inkomezi zintambutsa mu byo mcamo byose. Satani we, muhamagara mubwira Satani we, ufite amatwi urumva. Nagira ngo nkubwire ko mu batsindwa sindimo. Bivuga cyane, mu batsindwa sindimo, mu bananirwa sindimo, mu batsindwa sindimo. Ahubwo ndagutsinda kuko Yesu yagutsinze, nanjye ndagutsinze mu izina rya Yesu. Ubwoba bw'ubuzima ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Ubwoba bw'ejo hazaza ndabwiyambuye mu izina rya Yesu. Intege nke naziyambuye mu izina rya Yesu. Nambaye imbaraga, vuga cyane, nambaye imbaraga, nambaye imbaraga. Mwuka wera nyuzura, sinzongera gucogora ukundi
kuva iri joro mfashe icyemezo sinzagwa mu nzira, nzagerayo mu izina rya Yesu. Vuga cyane mu izina rya Yesu, vuga cyane mwami Yesu. Mu gihe cyanjye nyiriho generasiyo yanjye izabona Imana yanjye, bene wacu, umuryango wanjye, igihugu cyanjye kigiye kubona Imana nizeye. Sinzakorwa n'isoni. Zamura ijwi ryawe utangiye usenga ukoma amashyi. Zamura ijwi ryawe usenga ukoma amashyi. Ndizeye sinzakorwa n'isoni. Mwuka Wera nyuzuza imbaraga. Bumbura akanwa kawe. Ndashaka kumva amajwi y'abagore n'abakobwa. Ndashaka kumva amajwi y'abasore n'abapapa. Baririra Imana umubwire ngo sinzatsindwa, sinzacogora, sinzacika intege. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Waje gusenga, abari hejuru musenge, abari inyuma bumbura ijwi ryawe. Sinshaka kubona umuntu usengana ubunebwe. Uzi icyo waje gukora. Najya nkubwira ngo Imana yakuruhura iri hano, Imana yagukiza iyo ndwara iri hano, Imana yahaza kwifuza kwawe iri hano. Bumbura ijwi ryawe. Vela sopakata. Ndabona imbaraga z'umwuka w'Imana zatangiye kugendagenda. Ubu dusenga hari abagiye kuzura umwuka wera, batangira bavuga mu ndimi. Uku dusenga hari abandi bagiye gutangira gukira indwara. Ndabona abamarayika batangiye kugendagenda. Zamuka. Ndasenga ngo marayika bakoreho. Abari inyuma marayika gukoreho. Online church marayika gukoreho. Bumbura ijwi ryawe. Amarira nazu yarekure. Waje gusenga, iri ni ijoro ry'ubusabane. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, ubimubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Niwe wenyine utakumvira ubusa. Ako gahinda kamubwire, uwo mubabaro umubwire, ibyo bikomere bimubwire. Ako gahinda kamubwire, nago yakumvira ubusa. Mubwire ni ugukiza, ni ubasha kugira icyo akora akakirema akagikomeza. Mubwire uwo mwami jepeketekepa. Imbaraga z'umwuka wera zigusanga aho hantu uri. Imbaraga z'umwuka wera. Vela superegadaya. Protocol mufasha abantu ari inyuma please. Ndabona abantu batangiye kuzura umwuka wera. Protocol mufasha abantu ari inyuma. Imbaraga z'umwuka wera zigusange. Mufasha umuntu ari inyuma please. Wirangara. Imbaraga z'umwuka, abari hejuru imbaraga z'umwuka zibamanukire. Abari inyuma imbaraga z'umwuka wera zibamanukire. Abari imbere imbaraga z'umwuka. Zamuka. Wirambirwa dusigaje iminota mike. Vela sope entakaparahade. Wirangara wijya kuganira n'abantu. Vugana n'umwami wawe. Mubwire. Bumbura akanwa kawe. Bumbura ijwi ryawe. Mubwire. Vela sope kenteke brezeve. Mubwire. Online abadukurikiye, marayika w'Imana yagusangaho. Mubwire ubwo burwayi. Vela sope legadia. Jantekepe. Sabana n'Imana yawe.
Era super. Hari ikintu kiri gukoreka. Ndabona Imana iri kurema ibihe bisha kuri benshi. Ndabona Imana iri kurema ibihe bisha. Ibihe bisha biraje mu muryango wawe mama. Ibihe bisha biraje bakobwa. Ibihe bisha biraje basore. Ibihe bisha biraje. Ntabwo ugomba kunanirwa. Ntabwo ugomba gucogora. Ntabwo ugomba kugarukira mu nzira. Vela sopekete. Nagira ikintu kikurangaza. Nagira ikintu kikurangaza. Vugana n'umwami wawe. Vugana n'umwami wawe. Sheteke pekete. Ndabona hagati muri twebwe hari abantu Imana yatangiye gukiza ibikomere by'umutima. Hari abantu Imana yatangiye gukiza ibikomere by'umutima. Hari abantu byari byaranze kubabarira, ariko ndabona imbaraga zikumanukira ukababarira. Icyo gikomere cy'umubyeyi kirashize. Icyo gikomere cy'umugabo kirashize. Pelazevaliada Sampo kotokopa. Imbaraga z'umwuka ziri komora ibikomere. Imbaraga z'umwuka ziri gukiza indwara. Wowe urwaye ntutegereze ikiganza cya pasiteri. Ndetse imbaraga z'umwuka wera ziri kugenda genda. Imbaraga ziri gukiza. Evalas. Izina rya Yesu. In Jesus' mighty name. Zamura ibiganza byawe ahantu uri. Zamura ibiganza byawe. Abicaye please muhaguruke, nta mpamvu yo kugira ubunebwe. Haguruka nk'umusirikare w'Imana. Zamura ibiganza byawe. Ndabona hariho kugendererwa kudasanzwe. Protocol mufasha abantu inyuma hariya. Ndabona imbaraga z'umwuka wera ziri kugenda mu buryo budasanzwe. Cha 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 cha. Oh. Munyumve neza. Twese tuzamura ibiganza byacu. Sinshaka kubona umuntu urangaye wiganira mugenzi wawe. Vuga cyane ngo mwami Yesu. Hari ikintu kiri gukoreka, mumfashe dusenge. Zamura ibiganza ngo mwami Yesu. Kuvira ijoro. Vuga cyane kuvira ijoro. Ndambutse mu izina rya Yesu. Uko nsoza ukwezi kwa gatanu niko ninjira mu kwezi kw'ibitangaza. Ukwa gatandatu we. Vuga cyane ukwa gatandatu we. Ufite amatwi urumva. Ufite amatwi urumva. Uzaba ukwezi kw'ibitangaza. Uzaba ukwezi k'ubuhamya. Ya byature. Uzaba ukwezi k'ubuhamya. Mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza ngo mwami Yesu. Aho data atageze, aho mama atageze, ndahinjiye mu izina rya Yesu. Kuva uyu mugoroba, kuva iri joro, imbaraga zari zinsikamiye, ibicaniro byandwanyaga, mbikubise hasi mu izina rya Yesu. Ubukene ndakwiyambuye. Ubunebwe ndakwiyambuye. Mbaye umunyambaraga. Mbaye umunyambaraga. Mu izina rya Yesu. Ukuzamu ibiganza byawe zamura. Vuga ngo mwami Yesu. Kuva uyu munsi mbaye icyaremwe gisha. Kuva uyu munsi ibyansikamiraga ndabyiyambuye mu izina rya Yesu. Ndikunkumura ibicaniro byose byarwanyaga ubuzima bwanjye. Igicaniro cyose cyarwanyaga umuryango wanjye, mu izina rya Yesu gikubiswe hasi. Gikubiswe hasi. Igicaniro cy'ubukene, igicaniro cy'ubushomeri, mu izina rya Yesu. Kuva iri joro ngiye gutera imbere. Financially ngiye gutera imbere. Mu isi y'umwuka ngiye gutera imbere.
mu izina rya Yesu. Vuga cyane, ndi umutsinzi. Reka Satani akumve, ndi umutsinzi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi menshi. Munyumve neza, utaricara ntago turi kotsa inyanya. Muranguke neza, ntago turi kugira gute, ntago twabuze icyo dukora. Hari ibintu biri gukoreka mu isi y'umwuka. Yabaga Imana yari bafunguye ku maso, urebe ibintu biri gukoreka mu isi y'umwuka. Vuga cyane ngo haleluya. Zambura ibiganza byawe. Kuva iri joro ndahanura favor y'Imana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo amen. Ndavuga ngo favor y'Imana ikubeho, urukundo rw'Imana rukugote. Kuva iri joro mu izina rya Yesu wakire favor y'ijuru mu izina rya Yesu. Ndahanura ngo ukuza guhesha umugisha, utakuza guhesha umugisha. Vuga cyane ngo amen. Ukuza guhesha umugisha, utakuza guhesha umugisha. Ugukunda guhesha umugisha, umwanzi wawe aguhesha umugisha. Kuva iri joro genda urabagirane, genda urabagirane mu izina rya Yesu. Byakira ukomera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Zambura ibiganza uvuge ngo urakoze Yesu. Vuga cyane, urakoze kungirira neza. Tuva Umwuka Wera ari mu kazi gakomeye cyane. Ndumva hari ugukira ibikomere, ndumva hari ukubohoka. Ndabona ibikomere bisohoka. Ndabona hari abantu bakira imbaraga zo kubabarira. Ubwoko bw'Imana hari gukoreka ibintu bikomeye. Humiriza ku maso yawe, uturize imbere y'Imana. Hari ibintu biri gukoreka hagati muri twebwe. Oh my God. Ay 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 ay. Ay ay ay. Urakoze mwa. Urakoze mwa. Zamura ibiganza byawe. Thank you Jesus. Urakoze Mwuka wa Data. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo mbabwire, kuva uyu munsi, kuva iri joro, intege nke wagiraga zirashyizweho iherezo mu izina rya Yesu. Ndabona amadiction ari kugenda arekura abantu. Ndabona ibicaniro byari bifasha abantu bigenda bisenyuka. Vuga ngo Mwami Yesu, urakoze kubohora ubuzima bwanjye. Fela sola barada menteke brazava. Ndabona indwara ziri gukira hagati muri twebwe. Ndakwingize wiba umunyedini, wakira ubuhamya bwawe mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe. Uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi k'ubuhamya bwawe mu izina rya Yesu. Narivuze ngo ni ukwezi k'ubuhamya bwawe. Ukuzamuye ibiganza byawe, imiryango yose yari ifunze ndayitegeka ngo ifunguke mu izina rya Yesu. Ndayitegeka ngo ifunguke mu izina rya Yesu. Ndayitegeka ngo ifunguke mu izina rya Yesu. Injira mu gihe cyawe, injira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi menshi.